ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya dukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza cyane zizajya ziba zigezweho. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri channel kugira ngo buri mari yose izajya isohoka cyangwa se ijya kuri channel yacu uzajibona mu bambere 5 twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited. Tuba tugufitiye inzu zigurishwa, inzu zikodeshwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe rero washaka kugura kimwe muri ibyo ngibyo wagana Nzuri Business Group Limited, tukurangira imitungo myiza kandi iri ahantu heza kandi ku mafaranga make cyane. Sibyo gusa kandi nawe ufite ikibanza, inzu cyangwa se icyo cyose kitimukanwa ushaka kugurisha, wagana Nzuri Business Group Limited tukagufasha kukubonera abakiriya mu gihe gito cyane. Dufite n'indi service ya property management, aho tugufasha kumanagingira bimwe mu mitungo yawe. Izo service rero ukoresha tunkubwiye uramutse uzishaka, wagana Nzuri Business Group Limited tukagufasha cyane kandi turabikora cyane nk'abanyamwuga. Ngaho rero kuri uyu munsi uri kubibona neza nko kuri kubona ku mashusho, tugufitiye ibibanza binini cyane kandi byinshi cyane. Byose hamwe n'ibibanza 26 biherereye mu karere ka Bugesera ahitwa Imaranyundo, urenze akarere gato arebana na stade ya NYAMATA neza kuri kaburimbo. Buri kimwe gifite metero kare zirenze metero kare 300. Urumva ko ni ibibanza binini kandi buri kimwe nyine gifite metero kare zirenze 300 kandi buri cyose gifite icyangombwa cyacyo, ku buryo uramutse guze kimwe duhita tuguhana n'icyangombwa cyacyo, ubundi ugazasigara ushaka uburyo wakubaka. Igiciro cya buri kibanza ni miliyoni 3, ariko iyo uguze ikirenze kimwe uragabanyirizwa. Ikaze cyane rero muri Nzuri Business Group Limited, ibibanza biri ku isoko cyane. Rero uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri ibi bibanza, wahamagara 0788488697 cyangwa ugahamagara 0788230123. Si ibyo gusa kandi ushobora no kutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Wanditse Nzuri Market itutubona ndetse ugatangira kudukurikirana, kandi aho hose haba hariho imari zigiye zitandukanye. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yaho zikoreramo Yamaha neza iyo ugeze muri Ferries zo ku Muhima uhitubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera. Uramutse ushaka kudusanga kuri biro niho wadusanga. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Niba ushaka kugura ibibanza biherereye mu karere ka Bugesera, ni ikaze cyane kandi ibibanza ni binini, buri kimwe gifite metero kare zirenze 300 kandi biri hafi ya stade, biri hafi y'akarere ndetse biri no kuri kaburimbo neza cyane. Icyo usabwa ni kimwe, kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo atazagira imari nimwe izajya igucika. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe.